Afurika yunze ubumwe inaniwe gukemura ikibazo mu buryo bwa diplomasi, igiye kwenyegeza ishaka kugikemura mu buryo bwa gisirikare. What's wrong with African Union? Ese iyi Afurika yunze ubumwe igihe kiranageze dahiri kugira ngo yirebe muri miruwari hantu kivuga atari ko eske ni twebwe ubu ni ko ibintu tugomba kuhantuka nabaye etone. Ariko banza usome ayo makuru. Dushaka kubwira amakuru ajyanye na mwenye mari. Ibyo ntago bintangaje bya mwenye mari byo ndabizi birakora ni byiza. Birakora. Abantu barimo kugura imodoka nyinshi ahangaha hanze. Za bisi, za rukururana, za izihinga, imashini zihinga, ubwo imodoka yawe bwite yo kugendamo, iyo abana bagomba kugendamo birumvikana, iya kampani yawe, kandi biturutse muri Agisera na I&M Bank. N'inguzanyo habwa vuba na bwangu yemezwa mu gihe kitarenze amasaha 28 nta yindi ngwate. Hanyuma rero ushobora no guhabwa agera ku 100% by'agaciro k'ikinyabiziga wifuza. Ariko I&M Bank nabwo yibagiye abantu basanzwe batunze imodoka zabo ko ushobora gusubizwa agaciro kangana n'iyo modoka yawe witungiye ushaka kuyasubiza muri business. Wabyumvise neza? Hanyuma rero gura imodoka muri 50 ba mbere I&M Bank guha impano yihariye, ntimucikwe no kwagisera na I&M Bank. Wabyumvise neza? Okay. Hanyuma hari ikintu kimwe gitangaje kandi kinateye n'isoni. Nje ntekereza yuko kugeza uno munsi wa none approach y'ibibazo bireba Afurika, uburyo Afurika yunze ubumwe approach ikoresha cyangwa se uburyo bwo gukemura ibyo bibazo rimwe na rimwe burashikije. Ndaguryo rwa hafi ejo bundi izi kudeta zabaye mu burengerazuba bwa Afurika. Uburyo Afurika yunze ubumwe yabyitwayemo ni ikibazo ubwacu umuntu ashobora kwibaza akavuga atari ko se koko dufite umuryango ufite ubushobozi bukemura ibibazo byacu kuri uyu mugabane. Icyo ni ikibazo umuntu yibaza kugeza no munsi wa none. Twongereye ikindi kintu gishekeje, ibibazo biri muri Senegal, uburyo Afurika yunze ubumwe byitwaramo, ibyo byagutangaza. Twabonye muri Ethiopia ifite icyicaro igihe inyeshyamba zo muri Tigray za TPLF ziri koroza n'ibindi bibazo byabayeho byabereye mu za Mahara n'ahandi hatandukanye, uburyo byitwayemo. Eske uyu munsi wa none koko tutabeshyanye, iki cyaba ari cyo gihe cyo kwizera ibisubizo by'umugabane by'ibibazo bigize umugabane wacu ko bizava baba yagize ite? Mwumvise ivuga iti rero twebwe tugomba gushyiraho fond, ikigega, inkunga ya Sadc kugira ngo ikemure ikibazo cya 23. Iyi Afurika reka maze gutereka histoire. Iyi Afurika yunze ubumwe ni yari ishyigikiye imishyikirano cyangwa se ibigize ibiganiro byabereye i Rwanda ni Nairobi. Uyu munsi navuga ati reka noneho tuburyo dutera inkunga. Ikigaragara Sadc ifite ikibazo cy'amafaranga. Hari ibihugu bimwe na bimwe by'ubwabyo bitigeze bifata commitment yo gutanga amafaranga, ni amafaranga ni y'abasirikare. Turumvikana kuko niba mbaje neza muri ibyo bihugu harimo nk'igihugu cyangwa urumva muri ibyo bihugu rero kugeza no munsi wa none numvise avec mes désolé Afrika yepfo abantu bavuga bati dufite ikibazo cy'ubukene, bigiye igisirikare cyacu iri hasi, nta nubwo ingabo zacu zifite ubushobozi bwo gukora imyitozo ihagije kugira ngo zijye guhangana n'ibibazo. Ibyo ariko ni byavuzwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Oya hari cyavuzwemo yuko kugeza no munsi wa none ibyo si bya Julius Marema. Ntabwo ari Marema gusa, nta muntu ariko mu butegetsi bwa leta wigeze avuga ibyo. Ariko ntabwo uzi ko none ubutegetsi ahubwo bwahise bugiye muri UN bugasaba uti rero ubwo MONUSCO igiye kugenda muduha amafaranga ya MONUSCO kuko nta mafaranga dufite. Ibyo warabyumvise? Ntabyo wumvise? Ntabyo nabyumvise. Kibaba ubahe Angeli. Reka nkubwire nyine, reka duhere ku kibazo nyirizina uko giteye, wowe uri kugihera ku mutwe. Ngaho gihere mu mizi. Hari inama yabaye ku munsi w'ejo kandi uravuga ngo uteze amatwi n'inywera gakawa. Komeza agakawa. Ubwo nabandi bose baduteze amatwi, uri muri douche yirinde kwishyiraho isabune kugira ngo utamurya mu maso agacikwa. Uwicaye ari mu kunywa icyayi nanywa agakawa ke, ubundi karatangira saa 3 leta yarabadabagije. Dukomeze babare gutangira kugenda mutayaje bimeze naka. Buri kumva hari inama yabaye ku munsi w'ejo ya Afurika yunze ubumwe ndetse n'uruhande rwa Kongo n'abafatanya ibikorwa bayo.
hagamijwe kureba icyo Afurika yunze ubumwe yafasha Kongo na Sadc kugira ngo ibashe guhangana n'inyeshyamba za M23. U Rwanda rushyiraho itangazo bati byadutunguye kuba tutatumiye muri iyo nama kuko hari ikibazo cy'abahungabanya umutekano w'u Rwanda na declaration za perezida. Inama yari ku bafatanyabikorwa ba Kongo na Kongo kwifasha kurwanya kuba batanga inkunga kuri urwo ruhande kugira ngo rurwanye M23. U Rwanda ruti biradutangaje kuba mutadutumiye muri iyi nama, ariko rushyiraho ibyo bashobora kuba bagendaho bati ibi n'ibi nabyo mubyibuke. None se bitwaye iki ko batarutumira muri kiriya kibazo? Ntunguranye cyane. Weho bitwaye iki kuba u Rwanda rutatumiye? Reka ntungurane nshake aremuko ntuzane mu rwego rwo gutungurana anyihanganire agufashe kunsubiza icyo kibazo. Kuko n'inkuru zanditse ngo u Rwanda rwaburiye Komisiyo y'Afurika yunze ubumwe ishaka gutera inkunga ingabo za Sadc ziri muri Kongo. Wenda nimubura nibwo ndibwitunatune niyambike ikote rinduta ubunini. None niyambike ikote rinini usubirize leta? Oya, ndavuga nk'umunyarwanda noneho antake impuguke mu bibazo by'akarere. Ntabwo uri impuguke muri ibi bibazo. Nje ntabwo ndi impuguke, ndi impuguke. Uri umufana. None se so kuvuga ibyawe? Wahagumye nk'umufana. S'il vous plaît, ntukajye unesha agaciro. Nguki intege? S'il vous plaît, ndagusabye mu burenganzira mfite bwo kuvuga uko mbitekereza, ndagusabye Angel Beri nyubaha. Nubwo nduta imyaka ariko ugomba kunyubaha. Ibyo ntacyo bivuze. Weho muze niba ugiye kuvuga, s'il vous plaît, nakubwiye ntireka namba ikote rinini ubundi mvuga ijambo. Uvuge nkande? Ariko wowe urashinzwe wowe. Nyine umbwira nese ndi kuvuga nani? Noneho ndavuga nk'umunyarwanda uri concerned. Can you keep quiet and I talk? Urahijima iki? Okay, hano hari ibintu bitatu. C'est pas toi. Ntabwo ari wowe guhitamo. Nyine buretse gato nkwereke. S'il vous plaît. Hari ibintu bitatu. Uri umunyamakuru. Umva petit. Ntabwo ndi kanifu. Uri muguzi. Sibyo? Ndagusabye. Nshatse nabi icyo nshaka muri byose. Ugiye kubikirera muri ibyo byose bitatu. Ndabicyo nshaka. Tega amatwi urabyumvira. Uraza kubyumva mu byo mvuga. Icyo ushaka rero kitajyanye n'umwuga ntabwo nkubaza. Ngoga se wowe uri usingwe ku nkota. Gukubaza. Please keep quiet. Ask your question. Okay. Ngaho mbwira. Ako rero ibintu babyumva ute? Jewe kera ryari se wari uhari? Cyeka nibe kera hazaza. Si umuntu. Kera urahazi wowe. Ubuse kera hanje urahazi wowe. Kabuza kwimera ka cyane. Si umuntu. Ako rero iki si ifite ibibazo. Ngaho uvuga. Nkandi none ngo icyo ushaka. Ndavuga uwo ndiwe. Please. Ndagusabye amatwi. Icyambere. Ntekereza yuko Afurika yunze ubumwe ntigomba gufata side muri iki kibazo. Icyo nicyo cyambere. Kugira uruhande yitwa kwibogamiyeho mu buryo budatanga igisubizo gikemura umuzi w'ikibazo. Ndabisubiramo. Ndabizi ko bishobora kukurya wowe. Ndabisubiramo. Ngewe ndi. Ibyo ushaka ubebyo. Afurika yunze ubumwe yabikoze sakirirego. Ikosa rikomeye cyane yazicuza ndetse amateka kayiseka ikajya ku nkuta zo ku mihanda yose y'isi. Iramutse ishatse gufata uruhande mu gukemura ikibazo kitasubiza umuzi w'ikibazo. Uranyumva neza? Iyo mvuze umuzi w'ikibazo mvuga uwuhe? Mbere yuko Afurika yunze ubumwe iba Afurika yunze ubumwe yabanze kuba OIWA, Organization of African Union or Unity, OAU. Icyo gihe bemeye yuko bazemera imbibi z'imipaka uko imeze nk'uko abakoroni bayigize. Ugenda ubirebe. Ikica abantu benshi ntabwo mukunda kureba amateka icyo avuga. Akaye mateka uvuga. Nagusabye kutamvugira inywera icyayi utega amatwi. Please, niba ushaka bakuzane n'umugati ariko uceceke. Nisi bya iriyo kandi. Uretse gato. Urumva? Icyo kintu rero ntekereza yuko atari ihame ryabaye efase. Uyu munsi wa none ni ukuvuga ngo niba imipaka yarakatiye abamasayi muri Tanzania kandi bigaragara ko inkomoko yabo n'ubutaka bwari wenda buri kuri Kenya mbere wenda y'imyaka za 80 abakoroni biha ibyo bihaye bitewe n'ibyo bashakaga. Turumvikana? Ni ukuvuga ngo abo bantu bagomba kuba nk'uko imbibi zakaswe zimeze kugeza ku munsi wa independence y'ibihugu byabo. Ibyo rero bikaza bikanjyana hano njye ku muzi w'ikibazo.
ndabisubiramo, ntabwo uyu munsi wa none abakongomani sibyo bose bitwa ko ari abakongomani mbere y'ikatwa y'imipaka bari muri Kongo. Hari abari wenda muri Angola b'abanyangora, hari abari muri Central Africa, ubu ngubu bakisanga muri Kongo, kimwe kuko n'abakongomani bisanze muri Central Africa. Ibyo ni urugero. Uyu munsi rero wa none numvise hari umuntu umwe ngira ngo ashobora kuba ari umurundi w'umukongomani, ebana ugira ingengabitekerezo kurusha abandi bose, abisobanura mu buryo bucuramye. Ubu ntabwo ari we topic y'umunsi, ariko kugeza uno munsi wa none iki kibazo gishingiye ku mateka cyo kuvuga ninde mukongomani n'utari umukongomani, gufata abantu ukavuga ngo abangaba ngo bazasubire ngo iwabo ngo ntabwo tubasha iwabo. Ibyo rero African Union iguye mu mutego wo gukemuza ikibazo politike uburyo buri militeri, ntekereza ko yaba yeshuwe kandi nta nubwo yazabona, ahubwo yabigiye guteza ibibazo kurusha ibisubizo. Icyambere none u Rwanda rujemo rute? Ndaje rero, u Rwanda mbere na mbere rufite ingingo 3 zatuma rugira amakenga kuri iyo nama rutatumiwemo. Icyambere ni umutekano warwo, sibyo? W'imitwe yabaye noneho nka reserve force ya Kongo, kuko bagiye mu bazarendo bitwa reserviste, harimo FDLR, harimo izi za rudurunana, harimo takataka zose ziri hariya. Noneho n'imvugo rhetorique z'abanyapolitiki vuga tuti tuzakora ibishoboka byose mu gufasha kugira ngo tuvane ubutegetsi bw'umunyagitugu Kagame. Ntabwo niyo bivuze, ari wowe ni gute utagira impungenge? Wowe urumva u Rwanda rudafite ijambo we nka mutabaruka bwo kwibaza kuri ibyo bintu? Hanyuma si u Rwanda rwashyize ingabo ku mupaka rukarinda rukareka ibibera hakurya y'umupaka bigakomeza bikabera iyo ngiyo. Ariko uziko uri mbona bihita. Icyo nshaka kujya mubwira abantu nuko byaba bishekeje, mbibutse yuko iyi Organization of African Unity niyo yemeje yuko Unity, Organization of African Unity OUA iriya kera kuko yagiyeho tariki 25 z'ukwa gatanu mu 1963. Ibihugu byinshi byayitangije byari ibihugu 33 byari bimaze kubona independence, n'ibindi bigenda bizamo. Wibuke yuko yabayeho icyo gihe harimo abantu benshi bayitangije, harimo ba Kwame Nkrumah, harimo bande, harimo ba Empla, ndumva icyo gihe Ayihindura nawe yari muri abo ngabo n'abandi batandukanye. Ariko rero mu by'ukuri hari ikintu yakoze, yashyizeho yuko mu rwego rwo guca akaduruvayo n'intambara za hato na hato barabaza bati imipaka iguma uko imeze. Iryo ryari ihame n'abaturage, sibyo? Kuko yari ishingiye ku mwe bw'Abanyafurika, yumvaga ko byabayeho kubera abakoroni Abanyafurika batabihisemo, ubundi yumva ko Abanyafurika ari bamwe, they should be united. Ivuga yuko ari uko bimeze, abaturage wenda b'igihugu kimwe babazwa mu gihugu kimwe cyangwa se mu bwami bw'igihugu kimwe, mbere y'ibyo byose bakisanga ahandi nta kibazo. Uyu munsi rero icyo kikaba ari cyo kibazo kigikomeye cyane cyane muri uburasirazuba bwa Kongo. Aha rero aho byo wenda reka tubishyire ku ruhande, inama irabaye, ikigamije wakivuze, gushaka uburyo haterwa inkunga ingabo za Sadc. Yego. Ariko izo ngabo za Sadc zirimo zirakorana bega kwa bega, sibyo? Icyambere ziri mbere na mbere mu nkiko ku mipaka y'u Rwanda, turumvikana. Icya kabiri, kuba ku mipaka y'u Rwanda bigutwaye iki? We ntacyo bigutwaye. Wowe impuguke subiza. Bitwaye iki? Bigutwaye iki wowe? Ubwo se reka nkubaza, uramutse uri iwawe mu rugo, ni urugero ntanze, ukaba uzi yuko imbere y'iwawe hari amabandi yitegura kuza kukwiba, watekana? Ndakubaza, watekana? Barase n'amabandi. FDLR ni iki? Ngiye kukumbwira Sadc. Kuya ndaza kuko barakorana, barakora joint operations. Uyu munsi hari FDLR twemeye yuko irimo ikorana na FARDC. FARDC ni umufatanyabikorwa, noneho sino kuba ngo FDLR ngo iri aho ngaho iriyambazwa, no, ni ire integre, sibyo? Turumvikana? None se nkubaza, buretse gato wikomeza kumvangira baza, kandi nanjye uri kumbaza muri simugukira baza. Wowe urimo uratuma abantu batumva, uri muri yegere abandi, ariko turi kuganira ka tubyumve twunange. Reka mbaze ngewe ngezeyo point yanjye. Heheze aho mu matwi y'abanyumva, cyetse niba ushaka kugira ngo bareke ku. Reka nkubaze. Umbaze iki boss? Niba u Rwanda rwaratangaje ruti kongeye imbaraga mu mutekano wacu no ku mipaka no mu kirere hose, tukanagenzura n'ibibera hakurya, iryo tangazo niyo risomye?
komeza kuki rutarindira ku mipaka hagira urushotora rukamukubita rukanamusanga iyari? ariko kugaragaza impungenge zongera ni nko kongera urusenda mu gikomere, bo barabibona bavuga ati ibyo bintu muri mu gukora urede wenda uravuga ruti turebye ubushobozi financial buri kimwe cyose turabona ikibazo cyari kiri hano ni icya Sadc na Kongo wenda n'intera hamwe zihari na FDL n'ibindi, ariko noneho Afurika yunze ubumwe irashaka kugifata nkaho ihaye umugisha twebwe ibyo tubona ko ari impungenge ku mutekano wacu. None niba bikora bizagenda bite? Ibyo ubwabyo it is a point of concern. None se Afurika yunze ubumwe nibikora ibi ngibi birimo kuvuga ikabikora ko igatanga inkunga nkuko yatanze inkunga izi ngabo za Afurika yunze ubumwe zabaga muri Somalia sinzi niba z'ikibazo igatanga inkunga noneho wenda y'amafaranga bizagenda bite? Kubikora ubwabyo ni amakosa. First of all, ayo makosa naba bizagenda bite? Nuko utareba u Rwanda nk'igihugu rufite inzira nyinshi. Icyambere rushobora gufata ibyemezo runaka mu bikorwa rwakoraga muri Afurika yunze ubumwe rukikuramo, birashoboka ndetse cyane kuko n'ubundi iyo urebye nta nyungu iri aho ngaho wavuga rwabonamo irenze iya diplomasi. Ibyo turabyumva kimwe. Rushobora kuvuga tuti twebwe ibyo byose, ariko ntekereza ko bitagenda naho ngaho, ariko bibaye ngombwa rushobora kuvuga tuti ibintu twebwe tubyivanyemo. Icya kabiri rwavuze ijambo ryiza cyane sinzi niba waryumvise, rwavuze ruti ibi bishobora guteza ingorane z'umutekano mu karere. Wabyumvise? Bishatse kuvuga se ko zahita zambuka zigatera Sadc ingabo z'u Rwanda? Huye ntabwo ingabo z'u Rwanda zavuga ngo zigiye gutera Sadc kuko iriya ubwabyo ikakubwire ni cyo kibazo kiri compliqué. Afurika yunze ubumwe igomba no gutekereza. Ntabwo ntekereza yuko iriya zone opérationnelle ya Sadc ahiri iri more of East Africa kurusha uko yaba muri Sadc region. Ariko batabaye igihugu cya Sadc. S'il vous plaît, ibyo ndashaka kubyumve. Kongo ifite imipaka ikora ku bihugu 9, sibyo? Harimo ibyo muri Sadc n'ibyo muri East Africa. Iyi zone irimo hano it's more of East African area than being the Sadc. Biyibuza uburenganzira bwo gutabarwa na Sadc biri umunyamuryango. Uretse gato ibyo ndabisobanura. Iki kibazo rero ubwabyo ntutekereze yuko kujyana mu buryo buri militaire, sibyo? Bushobora gutanga igisubizo kurusha uburyo buri diplomatique. Icyo nicyo nkubwira. Icya kabiri, make no mistake, ndabisubiramo, ntacyo Sadc mu buryo bwa gisirikare ishobora gutanga nk'umutekano keretse kongera ibibazo. Kandi wayitabaje azi ko izatanga igisubizo. Uwayitabaje weho wicaye Kacyiru urusha Kongo kumenya uwirwana nawe. Buriya reka nkubwire ikintu kimwe, nshobora kuba ndebera mu bidarubindi binini nawe bafite ibindi bidarubindi. Reka nkubwire grand frère, mu byubahiro nkugomba nk'inararibonye mu myaka gutariko ibyo ni ibiki hase kubi subiza. Reka Kongo, s'il vous plaît, Kongo ni cya gihugu cyitwa Kongo cyatabaje Sadc, gitabaza Barundi, gitabaza barya bandi bite wota Black Water, batabaza abazungu sinzi abari bo. Utekereza ko wowe uyirusha kumenya urwana nawe? Ibyo ubwabyo ni ikibazo kurusha uko byaba n'igisubizo. Icyo nshaka kugira nkubwire ni kimwe, ahubwo African Union itareba neza wa mugani wawe uraza no gusanga na waginije kurwanira hariya, usange na Islamic State ivukiye hariya. Gutwara iki wowe? Umutekano w'akarere. Wowe gukunda kumbwira ko ikibazo cy'abanyekongo kireba abanyekongo. Kunda kubimbwira. Ariko noneho wakiretse kikareba abanyekongo hagati yabo bakadiringa hagati yabo. Ubu FDL iri hari urayizi? Yitegereze ku mupaka niza nibisazi. Amfasha ariko urashukana we. Okay, twavuga none tuje kwireba. Urashukana buretse gatoya. Icya kabiri, niba ari ugusukana ibintu nibide bibiri. Icyambere kwitegereza cyangwa kwisanga. Reka dukore ikiganiro kiri objective, sibyo? Ariko kuvuga ibyo utumva buri gihe ngo ibyo bintu birimo akajagari. Ntabwo ari akajagari. Reka tuvuge iki? Akajagari ntabwo ari ukuvuga uri wenyine. Reka tuvuge iki? Hano gahunda meza. Sinshobora kwingeginga mu kiganiro kidafite intumbero. Intumbero ni iyihe? Ibyo urimo tubanze tugiye intumbero ni iyihe? Ibyo urimo nakavuyo gusa. Guteze kukubwira ibigucarengiga ubu nk'umuntu uduteze amatwi arungukamo iki muri iki kiganiro? Arunguka cyane. Aramenya ko urusaku ntukabyite n'urusaku. N'urusaku bensire. Ntukabyite urusaku kuko ucarengiga ntabwo ari urusaku. Ubwo se urimo uracarengiga cyangwa urimo uravuga ibintu bidafite umurongo? Umurongo se no kwemeza abantu gusa ngo Kongo ngo ubwo rero ngo Kongo. Ese mutabaruka wowe ubwawe ku giti cyawe, wowe ubwawe ho musesenguzi wumva u Rwanda rufite uburenganzira bwo kugaragaza concern? U Rwanda mva nje ko mbyumva nuko. Ariko se reka nkwereke ko mbyumva nyine. Uretse ndangiza ubanza wumva icyo ngiye kubaza bwo kugaragaza concern ya build up ya negative forces ku mipaka yanyu. Umva icyo numva
niba negative forces ziri ku mipaka mukanyura bimbwiye ko zihari tuzirase izo negative forces tuzirase. tega amatwi ikibazo cyawe ibyo uvuga ibintu uvuga abantu bagiye banakumva byaba ari ibibazo kurusha ibisubizo. Oya, ariko kumva ntago ari ukumva gusa ko babwiye ko buretse gato icya kabiri wemera yuko izo negative forces ziri part and parcel z'ingabo za leta ya Kongo wongeyeho Sadc bose bafite joint operation bakora kandi contre sibyo contre nde contre umutekano w'u Rwanda twabarashe nka Kristo uyu munsi wa none kurasa kiza nk'igisubizo cya nyuma ubu cyabaye cya nyuma rero uretse gato ntabwo mu gihe diplomatic avenues zose zigishoboka you have to exhaust them. Reka nkwereke noneho izo diplomatic avenues uvuga ntabwo zigishobotse kuko yaba imiryango y'Afrika natwe turimo iri kujya gufasha Kongo yaba abanyaburayi bari kujya gufasha Kongo abanyamerika nibo bari kohereza black water gufasha Kongo uri kubyumva Afrika y'Epfo na Sadc yose n'abarundi n'abatanzania bari kujya gufasha Kongo bivuze ko ikibazo cyarenze haniro twabarashe. That's what you think? Yes. Is that the solution? Yego. Nuzategereza baze ariko kankubaza ikibazo uzategereza baze nibwo uzabashobora cyangwa tushwanyuza ngo bari ku mipaka ukigiza no hirya ibi bikaba ariko nibura babigije hirya. Yes, ariko ni nese urambwira uti FDR iri ku mipaka urategereza yinjira Rubavu yinjira Musanze yinjira i Kigali cyangwa uri ku bitero ngaho iri nshaka kugusubiza ukababara nsubiza mbabare nari utambabaza subiza numve hari igihe ntakubabaza kuri kesi uhagaze hehe uri kubareba bahagaze ngaho ku mupaka wahabakuye. Icya mbere ngewe nemera nuko mbere na mbere u Rwanda rugomba kubanza kugaragaza willingness yo kumva yuko iki kibazo kigomba guhabwa umurongo ufatika. Ibyo byose byakwanga nta numwe rusaba uburenganzira bwo kurinda ubusugire bwacyo ndetse n'abaturage bacyo barwo. Igihe ni iki? Are you sure? Yes. Igihe ni iki? None se tuzarwanira mu Rwanda? Reka tuze gutanga imirongo n'abandi bagusubiza. Cyangwa dutegereza mwendere skaramusha. Ikereke skaramusha ibaye mu Rwanda. None se reka nkubwire ukurikije ibikoresho ubona bimanuka kuri ura ruhande wenda twe ntiturigoma hako indege ziba zimanura ibikoresho sibyo ingabo z'ibihugu bitandukanye ziramanuka Kongo yo ivuga ko irwana na RDF iyo jambo ntiworo ryumva tuzategereza se barase i Rubavu barase Musanze ariko kugeza no munsi bafite uburenganzira bushyira deployment bashaka ku mpande zabwo icyo twanga bande Kongo kimwe nuko natwe dufite uburenganzira bwo kurinda imipaka yacu. Aha. Icyo ugiye kungarukira rero uretse gato bazo utega amatwi iki cyo tutabona tutemera ni nka bode iri urumva igomba kuba netre iza kwivanga mu bintu tubona twebwe ubwabyo urumva biri contre turumvikana ituze ryacu ndetse no kubangamira uburyo bwari bwaratangijwe ari nabwo ntekereza bwakabaye bari recommended buri politique mu gukemura umuzi w'ikibazo cyo muri Kongo. As simple as that. Erega twebwe concern yacu ntago M23 no concern yacu ni union ni brassage y'ingabo za leta n'imitwe yifuza kuturimbura. None se icyo nakubwiye gitandukanye n'ibyo uvuze niba bafitanye umubano ufatanye cyane n'imitwe ishaka kuturimbura twabarashe. It is a point of mukanya gato turaza kureba nitumara gutumikira badutuma twumve icyo mutabaruka tekereza. None nicyo impuguke tekereza.